Murakoze nk'abandi umunyamakuru wa radiyo Ruda mu Rwanda hose ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi yose. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, akaba yitwa Barafindagwa Spabness. Mwaba mwumva, tubareke mwumve ijwi rye abanyarwanda bari kumwumva. Muraho. Reka tugiye gukora ikiganiro cyerekeye kuri Barafinda. Ese iyo wumvise Barafinda umwumva nk'umuntu ute? Murakoze. Iyo numvise Barafinda numva ari umuntu uzi ubwenge unkurikije uko namubonye. Iyo mubonye numva ari umugabo uzi ubwenge, urebye nko ku isi yabarwa nko mu ba mbere, ahubwo n'uwa mbere aranikurikira. Urabona yikurikira muri make. Mbona yikurikira kuko azi ubwenge cyane. Ni ukuri, ni umuntu w'umunyabwenge cyane, ubona ko ahantu hose ubona ko yasubiza. Ngaho uzagerageze gato, uzagerageze gato ugende umubaze ikibazo urebe ko atagisubiza. Arashaka uburyo bwose yagisubiza, ariko akagusubiza kandi ukanyurwa kandi ukagenda wemye uvuga uti uyu ni Barafinda koko. Ariko nawe rwose urakoze cyane. Akuse iyo ubonye Barafinda ubona ko ari umunyabwenge, ari umuntu uzi gusubiza, ari umuntu wicaye agatekereza, akabona ko imigabo n'imigambi afite ariyo yagira abanyarwanda neza, kandi u Rwanda rukaba umurwa mukuru wa Afurika, ndetse na Afurika nayo yagenda neza ikaba umurwa mukuru w'isi. Ukabona ko byaba uburyohe bw'ibihekane. Ariko noneho nawe urakumiro kabisa. Ubu se nawe koko, ubu nawe warabibonye koko? Byihoro, urakoze cyane. Nabibonye pe, nabibonye ndemera. Urakoze cyane. Uyu mutumirwa wacu azi gusubiza kabisa, ameze nka Barafinda. Ese iyo ubonye ibinyabiziga nka biriya binyabiziga, reka dufate nk'urugero ku kinyabiziga kiriya cyo mu kirere, iyo ubonye, turagenda tuvuga ku matopiki yose, nta kibazo. Iyo ubonye nk'indege urareba ko ariyo igendera mu kirere, urabona ko hari abantu bagenda mu mahanga, abandi bakaza. Ariko iyo ugiye ugasanga nko mu cyaro cya kure, ubonye nk'indege iyinyuriyeho ari kure, ugasanga umuntu umunyarwanda muzima utuye mu gihugu cye n'abagituye uharanira kwigira no kwihesha agaciro, ugasanga ntago azi indege ari kuyireba koko. Iyo ubibonye wowe kandi uyizi, umutima ugasanga uramusetse. Ariko se koko wowe iyo ubibonye ubibona ute? Urakoze cyane. Iyo ubibonye koko rwose ubona ari ibintu bitangaje, ariko ugasanga noneho yanagera no ku ndege, ugasanga biramutangaje cyane. Akavuga uti reba kiriya kintu ukuntu kimeze, akavuga uti koko ngo reba kiriya cyuma cy'abazungu. Ugasanga udengo kiriya cyuma cy'abazungu kiguruka, kumva wakumirwa. Ariko njyewe numva Barafinda afite imigabo n'imigambi yo kuzashyiraho nk'igihe buri munyarwanda wese yaza kureba indege, akareba uko ikibuga cy'indege kiba kimeze, akagisura. Arakoze cyane umutumirwa wacu. Ni umuntu uzi ubwenge rwose. Ikindi numva wagira, ese iyo ubonye nk'abakozi ba leta ubona basumba abandi, cyangwa se intangiriro yo kubona akazi runaka ni iyihe? Cyangwa abakozi ba leta bakenewe cyane kurusha abandi ubona ari nk'abahe? Urakoze cyane. Abakozi mbona bakenewe, bafite akamaro cyane 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 kurusha abandi, mbona uwa mbere ari umwarimu.
uwa kabiri nkabona ari umusirikare, uwa gatatu nkabona ari umuganga, ubundi hakagenda hakurikiraho n'abandi. Yego, urakoze. Urakoze cyane. Ni abo ngabo ubona. Yego, ni abo ngabo mbona basumba abandi, cyangwa se baba bahagarariye abandi, cyangwa se intangiriro y'abandi. Urakoze cyane. Ese kubera iki ubanjije umwarimu? Kubera iki ukurikijeho umusirikare? Kubera iki ukurikijeho umuganga? Wadusobanurira impamvu? Urakoze cyane. Impamvu mbanjije umwarimu ni uruganda rw'uzaba, ni intangiriro y'uzaba, ni uruganda rutuma ubanza kumenya icyo uzaba, cyangwa se ni uruganda rukubanziriza, hanyuma ukazaba, ibyo bikaza nyuma. Urakoze. Ngaho tubwire ku musirikare rero. Umusirikare we mbona impamvu. Umusirikare nanone reba, umwarimu aramuruta nyine. Umwarimu nakubwiye ko ari uruganda rw'uzawe. Nimba bigenze gutyo, urabona ko nimba akubereye uruganda, igihe kiza kugera nawe ukamenya icyo uzaba. Niyo mpamvu bamwe usanga ari abakanishi, ubundi ugasanga ari abasirikare, ubundi ugasanga ari abaganga. Nyine umwarimu niwe ntangiriro. Naho umusirikare nawe buriya afite agaciro cyane. Urabona ko asumba umuganga, kuko iyo ubonye ntabwo umuganga yakorera ahantu hatari umutekano. None umuganga akaba yavura wa musirikare, akajya ku kazi afite amahoro n'ubuzima buzira umuze. Arakoze cyane umutumirwa wacu. Buri hantu hose agiye kutubwira akamaro ka buri hantu hose karuta akandi. Kubera iki umwarimu yaba aruta abo bose? Cyangwa se kubera iki nanone atubwire umusirikare kubera iki yaruta bose? Nanone ni hehe umuganga yaruta bose? Urakoze cyane. Aho mbona umwarimu yaba asumba abo bose, kuko umwarimu niwe ubanza kukwigisha kugira ngo uzamenye icyo uzaba, kugira ngo witeganyirize icyo uzaba. Noneho umusirikare we, impamvu umusirikare we nanone buriya ntabwo wajya kwigisha udafite umutekano. Nanone ntiwagenda kwigisha udafite umutekano. Nanone kandi ntiwajya kwigisha urwaye. Niyo mpamvu wumva ko umuganga, umusirikare n'umwarimu bafite akamaro ku buzima bw'umuntu, ndetse no ku gihugu, ndetse no mu bindi bihugu. Nanone ntago wagenda umuganga ntiyaba umuganga, ntiyavura nta mutekano biturutse ku musirikare, ntiyaba umuganga atabonye uwo mwarimu. Urumva ko ibyo byuzuzanya cyane. Urakoze. Arakoze cyane umutumirwa wacu. Ese iyo ubonye imfubyi cyangwa se abana baba bari mu muhanda basabiriza, wowe ubibona ute? Urakoze cyane. Iyo ubibonye ubona bibabaje cyane kubona nk'umwana usabiriza. Nanone ukabona bamwe baramukwena, abandi bamubona nabi, abandi bakumva bamwica, ukabona birababaje cyane. Ariko njyewe iyo mbona ko babafata bakareba abana bari mu gihugu b'imfubyi, bakabashyira ahabo, urabona ko ejo habo hazaza habo baramutse babashyize mu mashuri bakiga, bakiteza imbere, abatabishoboye bakiga imyuga, ubona ko ejo hazaza habo hagenda neza. Ntimuza gusanga nk'imfubyi zabaye za minisitazi, abandi babaye abaganga, bikagenda biba gutyo.
Urakoze cyane wa mutumirwa we. Ese iyo ubonye nk'ababyeyi, iyo ubonye nk'umwana arakuze, nta kintu atangiriyeho, ariko se ku mugani wa Barafinda wavuze uti ngo azashyiraho, ngo azashyiraho ababyeyi bose bajye bateganyiriza pansiyo y'abana babo, ngo bajye babafungurire konti kuva bakivuka, ngo nageze imyaka 16 aba aribwo yigenga kuri iyo konti ye. Wowe waba ubibona ute? Urakoze cyane. Njyewe mbona iriya muhigo Barafinda yashyizeho ari mwiza cyane, kuko urabona ko nashyiraho pansiyo y'umwana, umwana akazamenya konti ye akuze, aba abonye indangamuntu. Byaba ari byiza pe, ku buryo umwana ashobora no gufata agatangira akaba umushoramari, umwana ashobora no gufata ayo mafaranga bagiye bamushyiraho agatangira gucuruza, ukabona ko ejo hazaza he ari heza. Nicyo ntekereza. Urakoze. Ikindi se, nk'imfubyi zidafite ababyeyi, buriya koko wowe waba ubona buriya bakura he amafaranga? Buriya ni bande babagirira pansiyo yabo? Ni gute bizagenda? Bo baziteganyiriza, bazifungurira konti ari uko bakuze? Urakoze cyane, ubashije ikibazo cyiza. Njyewe uko mbibona, ndabona leta ariyo yabafata ikazajya ibashyiriraho amafaranga kuri konti, ndetse n'aba baterankunga banaje, kuko wenda barabashyize mu kigo cy'imfubyi, urabona ko haza nk'abaterankunga nabo bajya babazanira amafaranga bakajya babashyira kuri izo konti zabo. Ubwo ni uko naba mbitekereza, nabo bakazatangira biteza imbere, batangire kuri ayo pansiyo yabo. Urakoze cyane wa mutumirwa we, uzi gusubiza kabisa, urakumiro nawe. Ese iyo ubonye iriya mipaka ubona itateranya ibihugu bituranye, ese bayikuyeho byaba akarusho mu gushwana, cyangwa se ubona byarushaho kugenda neza? Ese wowe ni ikihe gisubizo washyiraho ku buryo hatazongera kuboneka ikibazo na kimwe muri Afurika, cyangwa se ikibazo na kimwe ku mipaka? Urakoze cyane. Njyewe icyo mbona bashyiraho iriya mipaka, abakoloni nubwo baje bakadukoloniza, buriya n'ubu baracyadukoloniza. Reba, twarwanyije ubukoloni, ubu ngubu nta mukoloni ushobora kuza akaza kudukoloniza, sibyo? Ego, ndabyemera. Urabyemera? Ego. Ese iyo ubona ko imipaka, urabona atari akaryabarezi abakoloni batadushyizemo? Ariko ndamuzi ubwenge wa mutumirwa wawe nawe rwose. Ndumiwe. Ni akaryabarezi pe. Iyo urebye ubona ari akaryabarezi. Ese ko bagiye kubera iki basizemo imipaka? Niyo mpamvu igiteranya ibihugu bituranye. Njyewe mbona babikuyeho bagashyiraho buri wese akajya anyuraho, urabona ko byagenda neza. Kuki se mbere bitabagaho kandi ntibaryana, ariko bashyizeho imipaka nibwo baryana? Niyo mpamvu biteza intambara. Nibayikuraho bakumvikana, ntibizongere kuba intambara, buri wese akajya agenda aho ashaka, urabona ko bizagenda neza. Urakoze cyane. Se iyo ubonye nk'uko bazagenda neza, buriya nta banzi bakinjira mu gihugu baje kugirira igihugu nabi. Urabona ko ku mipaka haba hari abasirikare bagenzura abantu baba baje mu gihugu. Ese iyo bigenze gutyo, wowe ubona byagenda gute? Urakoze cyane. Ese umwanzi w'igihugu ni uwuhe ushatse kuvuga?
urakoze cyane nk'umuntu uba ushaka guteza nk'intambara mu gihugu nyine urabona ko ashobora kwinjira mu gihugu ukabona ko yasenya igihugu nyine kandi ubu ngubu urabona ko abanza agasakwa. Urakoze cyane nabwo ntibishoboka niyo yaba ashaka kukigambanira urabona ko yakinjira mu gihugu ariko akazabigambiriramo ariko nta mwanzi w'igihugu ubaho uba uri mu gihugu. Urabona ko wowe bashyizeho gusaka se cyangwa se imigabo n'imigambi ahubwo wowe umumenya kare ukagenzura abinjira n'abasohoka n'icyo ntekereza. Urakoze cyane. Ese iyo ubonye ubushoramari buri hagati y'ibihugu n'ibindi ubona bigenda gute? Ese wowe wazashyiraho iki? Barafinda yazashyiraho iki? Urakoze cyane. Icyo mbona cyiganjemo urabona ko buriya harimo ibyiza hakabamo n'ibibi. Ego urabona ko ibyiza harimo ubushoramari bwinshi, abanyamahanga baza kugurana n'icyo gihugu runaka bagiyemo bakagurana ibikoresho byinshi, ibigurishwa byinshi, ariko imbogamizi mba mbonamo urabona ko haba harimo indwara, hari abarwara indwara, urabona ko hari ababura akazi, urabona ko harimo ibintu byinshi nawe uragenda ubyibonera. Ego ese iyo ubonye ubona ko harimo byinshi bitandukanye. Urakoze cyane wa mutumirwa we. Tugana ku musozo, ni iki waba ubwira abanyarwanda abari kukumva ku byerekeye Barafinda? Murakoze cyane. Njyewe icyo nabwira abanyarwanda ni ugukurikirana Barafinda buri gihe, kumenya aho ibye bigeze, imigabo n'imigambi ye aho igeze, bakakumva ibiganiro yaba agirana n'abanyamakuru ndetse n'ibindi agenda ashyira ku ma Facebook, ku ma WhatsApp, ku ma YouTube. Nicyo nababwira, bakaba bakunda Barafinda cyane kuko ari umugabo uzi ubwenge kandi uzakuraho imisoro ku butaka ndetse akureho byinshi byababaje abanyarwanda. Kagira inkurure, ese azakuraho imisoro gute? Barafinda Sekikubo Fred azakura imisoro ku butaka ndetse anakureho imisoro ku bantu bagicuruza bagifite utugurishwa dutoya. Nuko naba mbitekereza. Urakoze cyane wa mutumirwa we. Ese ubona imisoro ari myiza? Urakoze cyane. Imisoro ni myiza ariko hari ababa badafite imisoro, ariko hari n'abakire bakagombye kwishyura amafaranga kandi uzajya aba ari umukire agomba kuzajya yishyura miliyoni 6, ariko uri munsi y'icyo gishoro ntakazajya asora. Urabona ko yazajya agenda mu iterambere gake gake, ariko urabona ko ejo bundi yaba yiteje imbere. Urakoze cyane. Ese bwira abanyarwanda icyo waba ushatse kuvuga ku misoro ndetse n'icyo Barafinda yari abifitiyeho imigambi. Murakoze mwa banyarwanda mwe n'abanyarwandakazi mwe ndetse n'abari mu mahanga bari kutwumva. Yego imisoro buriya Barafinda yatoranyijemo imisoro, yabonye ko imisoro irembeje abanyarwanda, buriya hari abirembeje, hari n'abo nyine batabigenderamo, nanone hakagira ababigenderamo nk'abakire nta kibazo baba bifitiye, ariko abakene baba bafite ibibazo byinshi. Buriya hari n'abaryaga ari uko bacuruje, ariko se nibafunga gucuruza buriya azabigenza ate? Buriya nibo bandi usanga biba bacapura umuntu ako yifatiye, ugasanga bariba umuntu ibyo yifitiye. Urakoze cyane. Tugeze ku musozo. Njye nari
umunyamakuru wa radiyo Ruda ndetse n'umutumirwa wacu Rafinda rwa Spabness. Ciao ciao.